Ikaze mu kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Tunezerewe Imana mu mutima, turibwira ko muguwe neza. Kandi buri gitondo ujye ubyuka ubwira Yesu ngo wakoze, wabanye natwe. Ndabizi neza yuko rimwe na rimwe hari ibintu biba bitagenze neza, ariko nibyo ureba Umwami Yesu yabaye mu ruhande rwawe. Iyo ataza kuba mu ruhande rwawe biba byabaye bibi kurenza uko ubibona, ariko ushimire Yesu naho ubona naho igejeje ikora. Niyo sura ufite no kubera Imana, nubwo buzima ufite no kubera Kristo, kuko umwanzi wawe ntago anejejwe no kubona uriho, ntanejejwe no kubona umeze uko nguko. Nubwo waba umeze bitanejeje cyangwa bitakugoye neza, ariko Satani yashakaga ibirenze ibyo ngibyo. Kuba rero uyu munsi wa none bihagaze uko bihagaze, ni imbabazi Yesu agira, ni imbabazi zisumba byose. Ntago wiyunze na Satani cyangwa se ngo mube mwabaye inshuti ku buryo ubyuka ujya ubasha kunyuza umwuka mu mazuru cyangwa ujya uhumeka. Ni Yesu wenyine, ni imbabazi z'ushobora byose, imbabazi za Kristo. Imana yacu nishimwe, turamushimiye yo kabyara, kuko niwe utubera byose, niwe utubera Imana, niwe utubera ubuhungiro. Ni igihome kirekire abakiranutsi bahungiramo bagakira. Imana ishimwe. Dawidi niwe wavuze ngo ku munsi w'ibyago n'amakuba umunyamibabaro yaratatse Uwiteka aramwumva. Rero ubyutse hari imibabaro ujye utaka Uwiteka arumva, ubyutse hari intambara ujye ubwira Yesu, kandi nubyuka unezerewe ujye umuhimbaza, nubyuka ubabaye usenge, nunezerwa uririmbe. Imana nishimwe cyane. Kristo ni umwami, igihe cyose ni umwami, kandi ni umwami wacu, ni umwami w'amahoro. Ni Imana igira neza, Imana ishyirwe hejuru. Turi muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu, twarimo tuganira ku mwami ndetse n'ubwami. Tunezerewe n'Imana kubera ko turi abana b'Imana. Ikigeretse kuri ibyo, turi mu bwami bwa Data. Ntiduterwa ubwoba n'ibiba, ntidukuka umutima. Paul yaravuze ngo turashobora, ariko ntabwo twihebye, ntabwo dukuka umutima, kubera yuko uturangaje imbere ari umunyembaraga. Turi mu ntambara, ariko intambara irangajwe imbere n'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo badufite bw'ubuzima, kuko muri Yesu hari byose. Nta terabwoba ry'umwanzi rijya ridukura mu birindiro. Dawidi niwe wavuze, aravuga ngo no mu gihe umwanzi yabambiye amahema kuntera, muri iyo ntambara nzakomera umutima. Komera umutima uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Nimba uri mu ntambara ukomera umutima, muri iyo ntambara ukomera umutima, ushikamishe Uwiteka umutima, azakurinda uba amahoro masa, kandi ukomere muri byose. Umwami Yesu ari ku ngoma mu bwami ndetse n'umwami. Imana ishimwe cyane. Umwami Yesu araturinda. Rero twarimo tureba intambwe umuntu ashobora gutera akirukanwa ibwami, cyangwa se akava muri Edeni yiwe, nk'uko byagendekeye abatubanjirije Adamu na Eva. Bakoze icyaha barimo bagikinisha. Iyi si ifite ukuntu iteye, ibyaha ntibiza bikakaye, ahubwo biza bimeze nk'umukino. Utangira ukinisha icyaha, kikarangira cyabyaye urupfu, uragitwita, ariko Bibiliya ikavuga ngo kijya kirangira cyabyaye urupfu. Rero n'aba ngaba batangiye bakina. Inzoka yarushaga inyamaswa zose uburiganya, yari yaremwe, cyangwa se yari irusha inyamaswa zose uburiganya zari muri Edeni. Ngo yaraje ibwira Eva, intambwe ya mbere twabonye yacuritse ukuri. Ndavuga ngo mbese Imana yarababwiye ngo iyi mbuto zose ntimuzaryeho? Icyo si cyo Imana yari yababwiye. Ese wowe Imana yakubwiye ngo ki? Cyangwa yavuganye nawe iki? Mbere yuko utangira kunegosiya cyangwa se ugerageza gucurika ibintu, banza umenye umwimerere w'ijambo. Imana ishimwe cyane. Banza umenye umwimerere w'ijambo. Ese Bibiliya ivuga iki kuri iki kintu mbere yuko ujya mu bindi? Ubu hari ibintu bikomeye cyane abantu, kubera kudatinda mu ijambo no kudasoma Bibiliya no kutiga ijambo ry'Imana no kutemerera umwuka wera ngo aribasobanurire, bashatse abazi kurisobanura, bashatse n'abandi batandukanye, ku buryo usanga rimwe na rimwe ufite icyo ijambo ry'Imana ritavuga. Rero banza umenye umwimerere w'ijambo. Imana ivuga iki kuri iki kintu? Ese Bibiliya yavuze gute? Iga gusoma ijambo ry'Imana kandi ujye kurisobanukirwa. Nta kindi kidasobanurira Bibiliya, nta kindi kidasobanurira ijambo ry'Uwiteka, ni umwuka turimo. Hanyuma rero inzoka imaze kubwira Eva, imaze kumubwira icuritse ukuri, Eva atangira kwisobanura. Iyo yari intambwe ya mbere twise ngo gucurika ukuri. Intambwe ya kabiri ni ugufata ijambo ry'Imana ukarivuga uko ritari, cyangwa se ukaritesha agaciro. Donc ni ugutesha agaciro icyo Imana yavuze. Reka tubivuge gutyo, gutesha agaciro icyo Imana yavuze. Icya mbere wacuritse ukuri, icya kabiri utesheje agaciro icyo Imana yavuze. Ngira ngo twarimo dusoma Itangiriro igice ni icya 3, twahereye
ku murongo wa mbere, ariko uyu munsi ngira ngo nawe wabyisomera. Ndaza gusoma ku ntambwe ya kabiri ivuga gutesha agaciro icyo Imana yavuze. Ndasoma umurongo wa 4 wonyine niwo turi buganireho. Haravuga ngo iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Twongereho wa 5, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Imana ishimwe cyane. Turavuga ku murongo wa 4 cyane, gupfa ntimuzapfa. Imana yari yavuze iki mbere yuko umuriganya ababwira ko batazapfa? Imana yo yari yababwiye ngo iki? Imana idufashe cyane. Icyo nicyo kintu ugomba kubanza kumenya urimo gusoma Bibiliya, kuko Bibiliya iravuga ngo Eva ari gusubiza inzoka, iravuze ngo keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzaziryeho, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Niko Imana yari yababwiye. Urebye neza cyangwa se ushishoje, si na ngombwa ko ushishoza, niko ijambo ry'Imana rivuga. Inzoka yiraza ibwira Eva, iravuga ati oya, ubwo se warabyumviye neza, ariko Imana nayo ntikakubeshye ngo wemere. Urebye unashyize mu nyurabwenge yawe, nicyo inzoka yabwiraga Eva. Imana ntikakubeshye ngo wemere. Ese buriya yarakubwiye koko ngo nukora kiriya cyaha ngo kizakugirira nabi? Ese buriya yakwiburije no kwikorera ibyo ukunda? Ese we ntiwumva iby'irari ryawe ryerekeraho? Hako wajya ureka gukabya, ariko wajya ureka gukabya. Noneho hari imvugo ivuga ngo warinze umusaraba, ariko wajya ureka kurenga umusaraba, ariko wajya ureka gutekereza cyane ngo wigire umuntu w'umukiranutsi ukabye. Niko Satani aba arimo akongorera. Ese ugira ngo Satani akora ati? Ni imitekerereze yawe, nibyo wibwira bya buri munsi, kuko ntuzarenga icyo wibwira. Hako ntugakabye, nawe ntukarengere. Erega iyi si turimo tujyamo, ntuzanamo ibintu byo gukabya, ntabwo uzatera imbere. Iyi si niko yubatse, sisiteme niko zimeze. Aho uretse ntukarengere. Imana yavuze gute? Ngo nukora biriya uzapfa, nusambana ngo ni icyaha, ngo niwirebera undi nkumi ufite urugo rwawe ngo ni ikosa, ariko nawe ntugakabye. Kameme ufite amafaranga yawe, kameme urasobanutse, urabona kameme uri umuntu uri smart cyane, uri umuntu w'umugabo wiyubashye, uri umuntu w'umugore wiyubashye. Ugomba nawe kwereka abantu ko wiyubashye, ukerekana abantu, ukerekana icyubahiro cyawe, wikoze isoni, ujya mu byaha. Aba yakurangije akugeze kure. Ni ukuvuga ngo Satani iyo arimo akubwira amakuru yo gucumura, abanza agatesha agaciro icy'umwimerere w'ijambo uvuga. Kimwe, abantu batekereza yuko Imana ari inyarukundo. Nemeranywa na 100%. Imana yacu ni urukundo, nta nubwo ari inyarukundo, ni urukundo bwayo. Ariko hari urundi ruhande ifite, irakiranuka. Imana ishimwe cyane. Imana ni urukundo, Imana irakiranuka. Mu gukiranuka kwayo igihana ibyaha kugira ngo isohoze gukiranuka. Sinzi nimba unyumvise neza. Iramutse idahannye ntiyabisohoza gukiranuka kwayo. Igihana ibyaha kugira ngo isohoze gukiranuka kwayo. Bivuga ngo rero kuyirebera mu buryo bw'urukundo ufite ukuri 100%, ariko uzongereho ko ari Imana ikiranuka. Bibiliya iravuga ngo yemwe abavuga cyangwa se abavuga ko Imana ari yera barajye biyeza. Yesu nashimwe cyane. Rero Satani yajya kukushyira ahantu kure, arabanza akakubwira ati humura, yarababeshye. Ako se yo urabona atari ugukabya, nta nubwo yabitindaho, nta nubwo yabijyaho. Bibiliya iravuga ngo umunsi mwariye ku giti muzapfa. Satani akakubwira ngo ntabwo uzapfa. Ushingira kuki wemera amakuru y'uwo murimbuzi? Ushingira kuki wemera amakuru y'uwo mwanzi? Ntabwo uzapfa koko. Ari Satani, ari n'Imana. Ninde ufite imbaraga zishyira ibyo yavuze mu bikorwa? Tureke no kubigereranya, ni ibitagereranywa ibyo ngibyo. Imana iravuze ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukifurize ikintu cya mugenzi wawe, wubahe so na nyoko,
ibintu byose murabizi amategeko 10 twongeho n'ibindi ntabwo twabitindaho, ayo nuko nari nyifashishije. Avuga ati umunsi wabigerageje no gupfa uzapfa, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Nimba wizera yuko umukiranutsi azahabwa ijuru akabana n'umwami Yesu, agatura mu bwami akiri mu isi, akazarangiza urugendo rwe ajya kubana n'Imana imbona nkubone, ajya kubana na Yesu, ujye unizera neza yuko umunyabyaha iherezo rye ari ukurimbuka. Yego, nimba Imana yaravuze ngo ntugakore iki, nugikora wishyiramo inyoroshyo, urabona Mana rwose none se ubungubu rwose none se buri ni ya majwi aba arimo atesha agaciro icyo Imana yavuze. Iki gitondo rero ndagira ngo nkwibutse ikintu gikomeye. Intambwe ya kabiri ni ugutesha agaciro icyo Imana ivuga kuri icyo kintu ushaka gukora. Ntukabe umutinganye, ariko urabona niko ndemye. Bibiliya iravuga no never, nanga ubutinganye, atariko niko ndemye. Ubisomaye ubibwirwa nande. Ntugakore ibingibi, ariko sibye no gutinda ku byaha. Reka ibyaha tunabirenge. Abantu bazerereye mu butayu kubera ko Satani yagiye acurika, cyangwa se cyambere yacuritse kuri icya kabiri atesha agaciro icyo Imana yavuze. Mu gutegeka kwa kabiri harimo ngo imigisha izagendana namwe nimukora gutya, ariko bakarangiza bavuga ngo ariko nimudakora gutya n'imivumo nayo izabazaho. Warangiza ukavuga ngo okay, urabona urebye rwose ibintu ni sawa cyane, ukabaho mu burenganzira utazi n'uburenganzira bwawe. Ubundi gusenga n'ugusaba, cyangwa se n'ugusaba umuntu ukurenze. Ubwo iyo dusenga Imana tuba dusaba Imana iraturenze, kandi tukayisaba ibiri mu burenganzira bwacu, kuko yabivuze mu ijambo ryayo. Satani rero yajya kukwica akubuza no kumenya uburenganzira bwawe, akajya akubwira ati ntabyo uzabona. Kubera iki utabibona? Urabona Imana yaravuze ngo nzabana nawe, nzakurinda, ati ntibizabikora. Ari Imana yavuze ko izakurinda, ari na Satani ukubwira ko utazabibona. Ukwiriye kumvira. Umunsi umwe bigeze wamagara Petero, aho ngati Petero n'intumwa zindi ngo marayika yabasohoye mu nzu y'imbohe, baje basanga inzugi zirakinze ariko abigishwa bagiye. Hanyuma rero ngo bahita bigira mu rusengero, Imana iravuga ati mugende mukomeze umurimo. Hanyuma barabahamagara bavuga ati ntitwabuje kuvuga. Petero ati ariko ari mwe ari n'Imana, ninde dukwiriye kumvira? Wowe nimba Imana ikubwiye ko izakurinda, izagendana nawe, imvi zarinda ziba uruyenzi ikiguhetse ku mugongo, kuki Satani akubwira ngo ntabwo izabikora? Ari Imana yabikubwiye, ari na Satani uri mukongorora ibi, ninde ukwiriye kwizera? Nimba Imana ikubwiye ati amazi atemba ntacyo azagutwara, umuriro utwika ntacyo uzaba, kuki udashaka kubyizera? Nimba Imana ikubwiye ati mugiga igenda nijoro ntacyo izagutwara, kuki icyo kintu udashaka kucyizera? N'irindi jambo ryinshi, uburenganzira bwawe muri Bibiliya burahari. Harimo ibikubwira ngo hari danger, harimo ikubwira ati ubu ni uburenganzira bwawe, ariko nta migisha itagira kondisiyo. Ibyo murabizi. Nuba Uwiteka Imana yawe, nugendana nawe, nugendana nayo, Imana avuga ngo nkunda abankunda, abanshakana umwete bakambona. Satani akakubwira ati ariko uramushakira iki? Ryamusinzire, ntuwirirwe umuhiga, Imana ntifatika. Ninde ubikubwiye? Bibiliya ivuga ngo nkunda abankunda, abanshakana umwete bakambona. Kuki utayishakana umwete ngo uyibone? Mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Kuki Satani akubwira ati ntacyo uzabona? Kuki akubwira gutyo ukabyizera? Kandi hari Imana yavuze ngo uzabona, nukomanga uzakingurirwa, nushaka uzabona. Ibyo ni uburenganzira bwawe. Ariko umwanzi agaturuka inyuma akabwira ati ntabyo uzabona. Yabwiye Eva, aramubwira ngo gupfa ntimuzapfa. Ninde ubikubeshye? Ninde ukubeshye ko Imana yivuguruza? Ninde ukubeshye ko Imana itazabica? Ninde ukubeshye ko Imana itazabikora? Ngo gupfa ntimuzapfa, muzapfa kandi mwongere mupfe, kuko byavuzwe n'Imana itabasha kubeshya. Eva rero agira atya, yumvira inzoka, yumvira umwanzi, kuko Bibiliya iravuga ngo yakomeje amusobanurira, aramubwira ati rega ntimuzapfa, ahubwo yarizi ko muzahita mureba. Icyo reka tureke tuzakivuge hejo, ikintu cyo kwigereranya. Imana nidufashe cyane. Reka mbabwire ngo rero icyo Imana ivuze ni ukuri. Satani yakiriganya, yakinyuza ku ruhande, ariko umenye ngo kiragaruka gisubire ku kuri kw'Imana ishobora byose, kuko Imana ye ukuri iragusobanura. Ni Imana y'ukuri. Ugira ibinyoma ni Satani, ni na se w'ibinyoma. Acurika rero ukuri kw'Imana, agatesha agaciro ijambo ry'Imana kuri wowe. Kubimenya
umenya niwo mugisha wawe, kuko umugisha uri mu gusobanukirwa ijambo ry'Imana no kumenya icyo Imana yakuvuzeho no kumenya uburenganzira bwawe, ukamenya kondisiyo, ukamenya icyo Imana igushakaho, ukamenya ko nawe icyo uyishakaho. Hanyuma ikakubwira ngo nushakana umwete uzambona, nurwanya Satani azaguhunga. Kuki ahora akubwira ati ntago nzaguhunga, kandi Imana ikubwira ngo nuyirwanya izahunga, nunyegera nzakwegera. Kuki akubwira ati ntago Imana izakwegera nawe ukabyemera? Muri iki gitondo reka nkubwire ngo iyo ntambwe yatuma usohoka muri Edeni, yatuma uva ibwami. Kugira ngo uneshe umwanzi rero nuko umenye ijambo ry'Imana, ukavuga ngo icyo Imana yarakivuze sinenda kugihindura, ahubwo reka nkore icyo Imana ishaka ko nkora kuri iki kintu. Imana ibaha umugisha kandi isabagire neza, muhaye muronke uyu munsi, mugubwe neza. Shalom shalom shalom. Turabakunda kandi turabasengera. Amen.